Ekale usawaja bana nayo atushoma mu kuyimana kugira ngo tuze mutanga. Uhoraho Mwami Yesu bwanyu n'ubumwe kandi wa amashimesi haya mu gikoni hagira abandi aho bazarambura cyane mwabonye ko ari wabikoze mbere akaryo yakahabeye ariko natwe twari zimaze kutwigisha byinshi arutarabaye muri twese ni bakeya wa mutima bateguye nabo n'ikayatsi intihari zirenge buri gaze tekere n'igati cyangwa urukuta n'abantu batazi urukuta amashi menshi cyane ko barabikora neza kandi baranaberewe ubu nyine nawe ubwiye ngo umuntu asigaye avuka habiri umuryango no mwitorero wagasita mu butumwa ngo yemaze kubwiriza asambure nayo nuko ngo yemaze ayobora neza akabwiriza tumukomera amashi murishimye amashi menshi murakomeye cyane ebe ntubisigaye ariya gituraye muri shama no kwa muhere gusa turabikeneye n'ibacije rwose ndetse n'asambure bikeneye kugira ngo uzakoreshe iyo mpano yawe hanyuma ebe abasore kwa gasita ntibane iryo koti mu minsi mike zaza kureba nsange risigaye ryarabaye ritoya ariko gahurire nawe ntakurya cyane ntakuzigura cyane azakorere siporo n'ikenewe mubigire n'amasukari menshi hanyuma ebe twakiriye Patrick turihuta rwose kubera turagendera ku mwanya ebe nabanza mwakire rwose akire Patrick mu byishimo byinshi umutware wawe oya sindebera mwanawe ongera ebe wafata gatoya akakiti ningubwira ngo nisha ngaba kufata kinini ndebe reka tumukomera amashimisi umukobwa kwa muhire rwose ararebeye azi kubikora hanyuma Patrick mubwese izere imbere tuzasanga ibintu byibushe ubundi umugore niwe ugomba kwambara neza kuruta umugabo murabizi umugabo uzi kwambika uwo turebera ku mugore wiwe iyo umugore yambaye neza akaberwa imisatsi imeze neza dushima umugabo dushima umugore murabizi ibyo Patrick ugomba kwita kuri yego cyane mwakire Patrick yakire se abikoze tutaragira mu gihe cyaturiye mwakire rwose amashyi menshi kuri Patrick rwose yabikoze rwose uko abikora hari muzahora n'urukundo nirwo batubwiye amashuri ko nirwo rufasha urugo wamwongera Patrick mwongere gatoya bamumwongera bamwongera Patrick ngo agomba kuba hanyuma sweet.
hanyuma reka bafate icyo cyatsi kiri imbere yabo. Ndabizi ko wamuheye warezwe n'amata, turabizi ko bakabishije kandi bavugarije bagakama, barahuye baracura barakama, turabizi ko uzi kugabura kandi ugakurikiza gatwakiriye Patrick yari yahaza ariko nasubire. Arakoze cyane, reka tumwongere amashyi. Patrick nawe nakire rwose ubwo gucura turabizi kandi bagasida mu rurengeza rezeriya bishi. Mwongere Patrick, mwongere. Barakoze cyane. Hanyuma ni mwafashe ibyo byansi ndatambuke baze hano imbere, turihuta kandi impano za Aime abari kuzitura.